nk'umuntu agwaye nka miliyoni nk'icumi ku ruhande rwanjye ntabwo nabyemera. Umuntu w'umusore koko wagwa nka miliyoni 10? Nazanga rwose. Twongeye kugusuhuza ukurikiranye YouTube channel ya MNI, twizera ko umeze neza cyane aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda, twizere ko umeze neza cyane. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi nanone dufite undi mutumirwa ufite indirimbo muri MNI Selection y'uku kwezi, akaba afitemo indirimbo yitwa Nzaririmba. Ni umuhanzi wa gospel. Mu bushize twari tufite umuhanzi wa gospel, n'uyu munsi twabazaniye undi kuko mu bigaragara abahanzi ba gospel bari kwitabira gahunda za MNI cyane. Uraraza kutubwira n'impamvu wenda sinyizi, ariko turabashimira cyane aho waburi hose, twizera yuko tugiye kubana nawe muri iki gihe kitarambiranye. N'izibyo magambo rero nagira ngo mereze umwanya umutumirwa wacu ari we Mr Ganza, uririmba indirimbo z'Imana, agira icyo atubwira ku muziki we ndetse no kuri yo ku giti cye. Ganza turakwakiriye. Murakoze kumpa ikaze. Nkuko mwabivuze amazina yanjye nitwa Ganza Thierry, nkaba ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Indirimbo ya mbere nakoze ku giti cyanjye nayikoze mu 2017. Iyo ngiyo niyo ya mbere kandi yo yitwa Nzaririmba, niyo ndirimbo nashyize ku rubuga rwa MNI. Murakoze cyane Ganza. Kuri MNI Selection washyizeho Nzaririmba. Kuki ari wahisemo kutahisemo iyo yindi ya mbere cyangwa ya kabiri sinzi? N'iyindi ya kabiri nari kuyishyiraho nayo kuko ni indirimbo nziza cyane, ariko nabonye yuko Nzaririmba niyo ndirimbo nahereyeho nyine, nayiperforminze mu nsengero nyinshi. So numvise nyine yuko ariyo nazashyiraho ku buryo n'abatayizi bayimenya, ariko icyo nakwishimira nuko abantu bazikurikirana izo ndirimbo bakazimenya, yaba ari Nzaririmba yaba ari n'indi nakoze. Okay, ku muntu utarumva Nzaririmba, ni nk'ihe message irimo yatuma umuntu utarayumva nawe ajya kwishaka akayumva? Message irimo nyine icyo navuga mbese kiri based on a true story. Nubwo nta bintu byinshi birimo byumvikanisha ubuzima bwanjye, ariko nyine by'umwihariko icyo igamije nta kindi no gushimira Imana ku byo yankoreye mu buzima bwanjye bwose, nyine kuba ndiho mbikesha Imana. Rero numvise yuko nta bundi buryo nzakoresha nkiri ku isi bwo gushimira Imana kereka kwiririmbira. Niyo mpamvu nayihimbye kandi nyita Nzaririmba. Nzaririmba kabisa, birumvikana cyane. None Ganza, umaze iki ngari mu muziki? Urebye kuva nkiri umwana naririmbaga mu nsengero. Mbese navuga yuko kuva nkiri umwana naririmbaga, ariko kuva natangira gusohora indirimbo muri studio uyu mwaka no wa kabiri. Urumva hagati y'iyo myaka ibiri waciye muri byinshi mu muziki. Umuziki buriya ni kamwe mu tuzi tuvunana. Ni nk'ibihe bibazo wagiye uhura nabyo mu muziki ukumva wanawureka? Ibibazo byari byinshi cyane. Ikibazo cya mbere nyine nk'abaririmbyi ba gospel akenshi hari igihe ubona ko nta support ihagije tuba dufite, kandi mu gihe mu zindi njyana wenda let's say secular support bihari n'amafaranga baba biteguye kuyatanga. So kwihangana nyine maze ukirwanaho ukavuga uti nzakora gospel kandi support iri hasi, kandi hari abandi bantu mu zindi band zirimba secular cyangwa mu tubari biteguye kuba baguhereza amafaranga, ariko ntuyemere ukavuga uti uzakora gospel. Ntago nyine navuga mbese ko byari bikomeye. Cya kabiri nyine cyambayeho nararirimbye rimwe mburijwe neza ndasarara. Pole sana. Merci kabisa, mara nk'amezi 5 ntaririmba. Muri icyo gihe kuri njye byari bindemereye cyane kuko nkunda kuririmba, nibazaga niba nzasubira mu muziki. Ariko nyine icyo nshimira Imana nuko yarankirije kuri ubu ijwi ryaragarutse ririmo riraza, kandi ndizeye yuko nzakomeza kuririmbira Imana. Ubundi usengera muri edini? Ubusanzwe ndi umudivantiste w'umunsi wa 7. Amano turayumva neza cyane. Njye numva ngo abadive bazi kuririmba cyane. Nibyo barabizi. Turabizi nyine nk'abadivantiste, n'abandi barabizi, ariko n'abadive wenda hari umwihariko wabo. Okay, ubona nk'umuntu agwaye nka miliyoni nk'icumi, ubona akakubwira ati ariko ndashaka yuko uva mu njyana kuririmba gospel, ugiye kuririmba afrobeat,
wakwemera cyangwa wakwanga? Ku ruhande rwanjye ntabwo nabyemera. Miliyoni 10 wazanga? Umuntu w'umusore koko wakwanga miliyoni 10? Nazanga rwose. Tubwire impamvu. Si impamvu nayanga nuko ndabizi icyo njyewe nzi nemera nuko ibintu byose biva ku Mana. Rero nyine nta kabuza Imana yamfasha kandi n'izo miliyoni 10 nazibona bitanyuze mu kuririmba izindi njyana. Okay, nagira mwibarize noneho ni nk'izihe nyungu ubona ziri ku muhanzi ndetse unatubwira no ku ruhande rw'umufana w'umuziki ziri mu gukoresha serivisi za MNI? Inyungu ya mbere irimo navuga ko ari platform ifasha twebwe nk'abahanzi kwinjiza amafaranga bitewe nuko mwebwe nyine icyo tuba tubasaba nta kindi ni ukudutora kandi ijwi rimwe ni amafaranga 50 y'amanyarwanda. Kuri ayo mafaranga rero kimwe cya kabiri cyayo ni ay'umuhanzi. Uri kumva yuko ni uburyo bwo kudufasha cyane kuko nta n'indi platform sofa dufite idufasha kwinjiza. Birashoboka ko yaba ihari ntayizi ariko kuri ubu ngubu niyo platform ya mbere ihari idufasha. Cya kabiri kandi ni uko n'indirimbo yagize votes nyinshi nyuma y'igihembwe ihabwa amafaranga miliyoni 2 kandi ubwo nyine ndamutse izi miliyoni 2 zitsindiye ne wahita uva mu muziki cyangwa tabishingiramo ishop muri Kigali Heights? Nyine uri kumva n'ibyo byaba ari ibintu byiza ariko ntabwo ari byo nakwihutira cyane kuko ni amafaranga naba nkuye mu muziki. Rero nanjye nayashora mu muziki, nakora album yanjye nkayirangiza, nkanakora n'amavideo nkayasagiza abantu ubutumwa bw'Imana bugatera imbere. Dusoza Bwana Ganza, nagira ngo akabazo kamwe mu bibazo biri kuvugisha abantu cyane hano mu Rwanda. Ubu ngubu hari umushinga w'itegeko uvuga yuko bashobora kwemerera abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 15 kwifungisha bakaba batabyara. Ibyo bintu nk'umukristo nk'umu gospel wo bivuga wiki? Njyewe nyine nk'umukristo okay, kuri side imwe hari icyo uburenganzira bwa muntu, ku yindi side ariko nshingiye ku byo Bibiliya imbwira ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo byagakwiriye. Njyewe nuko mbibona kuko no muri Bibiliya nyine biranditswe ngo ni mubyare mwororoke mwuzure isi, ariko n'ubundi isi turiho ni ntoya kandi kuboneza imbyaro ni ngombwa. Muri make wowe baziboneze? Nyine baziboneza barabyaye, none se urashaka kuziboneza nta n'umwana urabyara? Urimo kumva nkaho no kubara nabi. Mbese wowe urutora ariwo ufata umwanzuro wa nyuma, wahitamo iki? Icyo nahitamo ni ukubikuraho nkareka abana nibabyare, ariko nyine icyiza ni uko wenda bamenya umubare runaka w'abana bemerewe kubyara. Nk'uko tubizi nko mu Bushinwa bemerewe umwana umwe, hano turacyari bake, abo twemerewe ni 3. Nta kibazo rero twaguma kuri abo ngabo, twakomeza kwiyongera natwe bakabagabanya bakaba 2 cyangwa 1 gutyo. Tunasoza rero nagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi b'indirimbo z'Imana ndetse n'abakunzi ba Ganza by'umwihariko, ugire icyo babwira usoza ndetse unabifuriza n'umwaka mushya muhire. Murakoze cyane. Icyo nakwifuriza abakunzi banjye n'abakunzi b'indirimbo z'Imana nta kindi nyine nuko bajya ku rubuga rwa www.mni.rawa bagatora indirimbo yanjye cyitwa Nzaririmba, bakayitora kuko ni uburyo bwo kunshyigikira. Nshimira nyine kumbeba. Urakoze cyane Bwana Ganza, twizere ko n'ubutaha nitugutumira tuzakubona. Ubutaha ni mu nkenera rwose nta kabuza nzaboneka. Murakoze cyane. Urakoze cyane Bwana Ganza, tunagushimira nawe wadukurikiranye kuri iki kiganiro kitarambiranye. Twizera yuko n'ubutaha uzajya ukurikirana ibiganiro byacu kuri MNI YouTube channel yacu.